ikosa rikomeye abagabo buriya dukora ni ukumva neza ko buri igitsina gore n'amafaranga rwahize, tukumva neza ko nanone nk'aho ibyo bidahagije kugaragara neza tukajya mu majimu aribyo bivuze ko byagira umusaruro cyane, nk'aho ibyo bidahagije tukumva neza ko kwiyitaho nyine tukagaragara neza dufite amafaranga twarakoze jimu aribyo bintu bizatuma tugira abagore beza ndetse tukanabana nabo. Ariko ni ukwibeshya gukomeye cyane kuko ibyo ngibyo ubwabyo byonyine ntacyo bizigera bikora. Ushobora kugira amafaranga ukagaragara neza ariko still umugore wawe ntimubane mu mahoro. Ibyo bizagufasha simbihakanye ni ukuguha wa mugore wumva neza ko wifuza, ariko ntabwo ibyo ngibyo aribyo bizatuma mugumana n'uwo mugore. Byagenda gute nkubwiye neza ko urwo rufunguzo atari narwo ruba rukeneye cyane kugira ngo wubake umubano w'igihe kirekire cyangwa se wubake umuryango ukomeye ufite aho ushingiye. Ibanga rya nyaryo ryo kugumana abagore cyangwa se ryo gukomeza kubana n'umugore no kubakurura riri kure cyane y'ibyo ubona, riri kure cyane y'ibyo wiyumvira, ahubwo riri mu mitekerereze y'abagore ugomba kumva nanone ukayisobanukirwa. Riri mu ntege nkeya z'abagore nabo ubwabo batazi neza ko bagira. Abagore kimwe n'abagabo buriya bose bagira ikintu bita ibyifuzo, baba babizi cyangwa se batabizi, kuko nawe hari ibyo ukora utazi kubikora, utazi ko ari na defo yakubase. Abagore kimwe n'abagabo bagira ikintu bita amarangamutima batabasha kuba bakontorora, ariko uno munsi ikiganiro cy'uyu munsi cyerekeye cyane ku bagore. Reka mpagarike gukomeza mvuga abagabo, reka mvuga abagore kuko ubu nibo tugiye kuba twaganiraho. Izi ntinke rero z'abagore cyangwa se ko kwiyumvira ko abagabo benshi ntabwo bazi kuba babifatirana cyangwa se kubikoresha mu nyungu zabo bwite, ari ugukurura amarangamutima yabo cyangwa se kubana nabo. Muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe intege nkeya z'abagore zigeze mu 10. Iki kiganiro nikirangira utumvishe mw'ibyawe bizasaba ko nanone tuzakujyana mu ishuri tukakwigisha neza. Murakaza neza rero, numara kubyumva ukabisobanukirwa uburyo ngiye kuba nabikubwiramo biri buze ko byahindura uburyo waprocingamo abagore kandi bihinduke by'iteka ryose, si ukuvuga ngo birahinduka uno munsi gusa. Intege nkeya za mbere ni imbaraga z'amarangamutima. Nimba wakurikiranye ikiganiro cyanjye natambukije mu gitondo, nakubwiye ko abagore ni ikiremwa kigira amarangamutima cyane kuruta abagabo, kandi koko niko kuri. Ibi ngibi ntabwo bivuze neza ko abagore batazi gukontorora amarangamutima yabo, ntuzibeshye, ahubwo bivuze neza ko buriya ibyemezo hafi ya byose by'abagore babikora bashyizemo amarangamutima cyane, kubera ko hari imyanzuro uzajya ufata nk'umugabo umugore atakigera afata. Uzarebe iyo umwana wawe yakoze ikosa, wumva neza ko mugiye kuba mwarwana nk'umugabo ku wundi ukamukosora, nyine biri serious, nta marangamutima abirimo. Ariko umugore ntabwo azigera akora iryo kosa no gukosora abana babo, bashyiramo amarangamutima cyane. Ntabwo umugore buri cyose azajya agikora nyine gutyo amarangamutima adahari, oya, buri gikorwa cyose cy'umugore kiba kirimo amarangamutima. Ibyo banza ubyumve ndetse ubimenye. Niyo mpamvu nubona umugore rero udafite amarangamutima muri we, ujye uhita wirukanka cyane kuko biba bizagorana cyane. Nanone umugore wese aho yava akagera, iyo abanye n'umugabo, urwo rugo rwanyu cyangwa se iyo mibanire nta marangamutima ari mu ibyo bintu, icyo gihe ntabwo urwo rugo ruba rwuzuye. Urugo rurimo umugore ruba rugomba kugaragaramo amarangamutima. Ayo marangamutima atuma byibuze umugore yumva neza ko utazigera umusiga mu gihe ibintu bikomeye. Rero iyo akubonyemo ubwo bushobozi aragukunda bya nyabyo. Rero izo ntege nkeya zo kumva neza ko adakwiye kuba yasigwa n'umugabo, uba ugomba kuzifatirana nyine nawe ukazikoresha mu nyungu zawe, kuzifatirana nta kundi. Ni ukuba uwo mugabo utazigera umusiga mu bihe bibi. Icyo gihe nubikora cyangwa se nabikubonamo azakubahira ibyo ngibyo. Iyi niyo mpamvu uzajya ubona abagore bikundira babagabo bafite amarangamutima atanyeganyezwa n'ibibonetse byose. Abagore bikundira babagabo batagenda aho bigiye hose. Abagore bakaba bikundira babagabo badakurirwa n'ubwiza bwa buri mukobwa wese ubonetse. Ubone uri afite nyashi urasaze, ejo ubonye umusumbyeho naho urasaze, ejo ubonye ufite agasura keza urasaze, mbega ugasanga amarangamutima yawe ameze nkaho nayo ari indaya, ntabwo afite ahagarariye. Umugore yakubonye mu icyo kintu ahita kubonamo kutaraba macu abiri enough, ahita kubonamo nkaho uri umugabo atakishingikirizaho. Ibyo bigatuma kwihorera. Baba bashaka umugabo uri calme, umugabo wamenye ibyo akeneye mu buzima, umugabo utarafashe igitsina gore ngo abe ari cyo agira priority cyangwa se abe ari cyo agira ibintu bya mbere. Yego abagabo bigira mwirari nanone rirenze iry'abagore, ariko nanone byose bihimwa no kubikontorora. Iyo utaramenya rero kubikontorora, icyo gihe umugore ari gucishamo rwose. Umugore rero iyo abona nta marangamutima azigera kubonaho, iyo abona neza ko ibyemezo byawe iyo bigeze ku marangamutima yawe atari ibintu yakishingikirizaho, icyo gihe azahita agugira turn off, azahita agufunga, ntabwo azaguha amarangamutima yiwe. Ushobora kwibaza ati ni ukubera iki bibaho gutyo? Ni ukubera ko icyo ni ikimenyetso cy'intege nkeya. Abagore kuko nabikubwiye bakunda ikintu bita kuba safe, kandi uko kuba safe byose bituruka ku marangamutima yawe, ukayaregretinga nyine akumva neza kuko bari kumwe nawe ari ibintu byiza cyane.
tekereza nimba umukobwa mugiye kuba mwakundana wenda yagukunze ariko akumva neza ko amarangamutima yawe ari we ugomba kuba yayashyira ku murongo, icyo gihe aba ahinduye umumaro cyangwa se aba ahinduye icyo agomba kuba yakora, aba yumva neza ko nyine agiye kuba yagutoza ibindi bintu wowe utifitemo. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe uzajya ubona agusuzuguye kubera iki, icyo yiyumvamo n'umwarimu wawe arimo arumva neza ko amarangamutima yawe ari we urimo urayashyira ku murongo. Ariko se koko wowe ukeneye kwigishwa ibyo bintu nk'umuntu w'umugabo koko? Cyangwa question mark. Umugabo uzi gukontorora amarangamutima ye rwose aba ari ijuru ku bagore, nta banga ririmo rwose. Umugabo uzi gukontorora amarangamutima ye mbisubiremo ni ijuru ku gitsina gore. Izindi ntege nkeya za kabiri ugomba kuba wamenya ku bagore: umugore wese buriya hava akagera bagira ikintu bita kwifuza ibyo batabasha kuba babona. Ibi ngibi nanone ntabwo biri ku bagore gusa, no ku kiremwa muntu cyose aho kiva kikagera, abagabo cyangwa se abagore, ibyo tubona neza ko tutabona kandi tukabona ko ari byiza, akenshi cyane ibyo bintu tubiha agaciro kuruta ibyo dufite iruhande rwacu. Iyi niyo mpamvu uzajya ubona uko iminsi igenda iza, iPhone igenda iza yiyongereyeho igiciro, nanone itazigera iza iri ku giciro nk'iki ya mbere, cyangwa se nanone ngo ize ubona aya mafaranga ari nk'ayi ya mbere. Telefone zose niko zimeze, nimba haje brand nshyashya iraza ari nshyashya, ariko nanone hari igiciro kiyongereyeho. Rimwe na rimwe ubona neza ko nyine bihanitse. Impamvu ni ukubera iki? No kugira ngo igire agaciro mu myumvire no mu mitekerereze gatandukanye cyane n'ibyari bihari cyangwa se n'ibyari bisanzwe. Iyo bigeze ku rukundo cyangwa se ku myumvire y'abagore rero, bakunda cyane umusore batazigera babona neza ko bazigera babona byoroshye, nta ku approaching akabona uri umuntu utangaje, ntabwo uzigera umusarira nk'uko abasore babandikira, cyangwa se umusore abona umukobwa mwiza mwandikiye agasara agasizora akajyamo wese, nta kwandikira ukaba kalm ukamwereka ko ntabwo muzi, ati ntabwo nkuzi ariko ibyo byose umbwira ntabwo mbizi, just ukihagararaho ukamwereka ko utabonekera buri umwe wese, ukamwereka ko uri umuntu wihagazeho. Dia uwo muntu azakwirukankaho mpaka. Ibi bitandukanye cyane rero n'umusore umubonekera igihe cyose amushakiye, nkuko nabikubwiraga mu kiganiro cyo mu gitondo. Ibyo bitabyica attraction, ahita kubonamo nyine uri ibisanzwe pe. Ibyo nari nkwitezemo nta bihari pe, nta bihari nyine, kuko hari igihe umuntu aza agahita abona ibyo ari kubona imyaka 10 yose akabibona mu munsi umwe, akavuga ati uyu nawe wenda ibyo nashakaga ndabibonye, reka njye kwishakira abandi. Gasanga uwo wari ukunze cyangwa se wumva neza ko ari we muzamarana igihe aragiye. Kubera iki? Ntabwo nyine uri umugabo, ntabwo uraba umuntu wuzuye ku buryo yaguha igihe cyiwe, yaguha attention ye. Ku rundi ruhande, umugabo ukreye ikintu bita attention, no kuba mystery, no kuba umuntu utasobanukirwa ibyiwe, no kuba umuntu utavugirwamo, no kuba umuntu utagiye bigiye, uwo muntu rwose buri wese amwifuza iruhande rwiwe. Iyi niyo mpamvu uzajya ubona umugore yasariye umugabo utamwitaho, umugore ukabona yirukanka ku gasore katamuha igihe, mbega ukabona we waragerageje, umwereka ko ubuhari, umwereka ko nyine ubuhari iteka ryose, ukamubonera igihe, ugasanga jama wangu wa undi uba uri busy mu bintu byiwe, rimwe na rimwe nta n'ibyadanje yiyitaho, ugasanga uwo mukobwa niwe yikundira, niwe ahora iteka ryose agerageza ngo babonane, yaramwimye igihe, mu gihe wo mu igihe yarakuburiye nawe igihe nyine ubona se wumva nyine aba yumva unamutera isesemi. Impamvu ni uko nyine umuntu utereka ko umuntu amwitaye cyangwa se uba busy n'ibintu bye, abagore bamukunda cyane kuruta wowe wirirwa wirukanka kuri abo ngabo. Si uko abagore bakunda kuba nyine basuzugurwa kugira ngo babone ibyo bashaka, oya, ahubwo nuko imitekerereze yabo harimo ikintu cyo kuvuga ati umuntu uri busy mu bintu byiwe, haba hari ikintu nyine yicariye, kandi icyo kintu nimba atakikubwiye ukaba utanakizi, ukabona ntanashaka kukimenya, ukabona ari busy mu bye, ntabwo agishaka kuguha igihe, uwo muntu uwo iteka ryose ufite amatsiko y'ikiri buze kuba cyakurikira, cyangwa se ugashaka kumumenya icyo ari cyo. Uburyo wabikoresha rero kugira ngo bikubyarire umusaruro, ntukajye uba available kuri we igihe cyose, ujye utuma yibaza ati ese koko nimba none wenda nihirinze akampa igihe cye nubwo kitari kinini, ubundi bwo nzongera kumubona? Umugore akibaza icyo kintu, nzongera kumubona, azongera kumbonera igihe, icyo kintu akakibaza. Urumva icyo kintu uburyo kirenze? Uba ufite kurinda kwishyira ukizana kwawe mu bitekerezo byawe n'uburyo abandi bagomba kuba bakubona. Ntukajye wiyitaho ubwawe ngo wibagirwe ko ugomba kwita n'uburyo abantu bagomba kuba bakubona. Uburyo bagomba kuba bakubona ni uburyo bwiza kandi uburyo bufite ishingiro n'iremero. Ujye wiyerekana gake gake, ntukajye wiyerekana wese ngo tukumenye uko uri. Ujye umuha igihe cyo kugira ngo agusobanukirwe, anamenye uwo uri we. Ujye wibuka neza ko ikiremwa muntu ibintu tubonye bitworoheye ntabwo tubiha agaciro. Ikintu cya gatatu cyangwa se izindi ntege nkeya buriya za gatatu, ushobora kubyumva ntubyumve neza cyangwa se nanone bikagushokinga, ariko ni ibintu bihari. Kuba ufite ijwi rifite base ryiza nk'iri ryanjye urimo urumva hano, no kuba uri umuntu uzi kurikoresha neza. Buriya ikintu nanone cyiza abagabo bigiraho nanone bataba bazi ni ijwi rya base, ijwi rivuga neza, buriya rikontorora imimerere n'imitekerereze y'abantu benshi.
nta mukobwa n'umwe ukunda umusore ujwigira, ibyo byo mubyibagirwe. Ubushakashatsi bwerekanye neza ko abagabo bafite base bigaragara nkaho ari dominance cyane muri buri kimwe cyose bagiyemo. Bwerekana neza ko baba bafite confidence ndetse bari attractive cyane. Ibyo ushobora kumva neza ko ari ibintu biri random gutya, ariko uzabibaza umukobwa w'inshuti yawe azakubwira neza ko ariko biri. Mbega ni imitekerereze, ni evolution of psychological. Ijwi rikomeye ryerekana neza ko testosterone, umusemburo uba mu bagabo, ari umusemburo nyine ukomeye, kandi bikerekana ko ufite ikintu bita strong leadership muri wowe. Ibyo ngibyo nabyo ubwabyo kuba bimeze gutyo bizatuma abagore babikunda, kuko ni ibintu bibarimo mu maraso. Ariko nanone ntabwo ari kwijwi gusa, bikajyana cyane no kuba uhari na presence yawe n'ibindi biri buze kuba bya backing up iryo jwi. Tazumva neza ko kugira iryo jwi gusa ukagenda ukabikimara bizagira icyo bikumarira. Reka ugomba kugira iryo jwi ukamenya uburyo urikoresha, kanamenya imyitwarire yawe. Umugore wese aba umunyantege nkeya mu gihe abonye umugabo uzi kuba yategeka icyumba cyangwa ugera ahantu abantu bakubaha uburyo ameze atarinze kuba yavuga. Imigaragarire yawe ni ikintu kiri buze kuba cyatuma abantu bagira uburyo bakuvuga cyangwa se bakubona utaranavuga. Imyitwarire yawe, uburyo ugenda, uburyo uvuga, buri kimwe cyose ujye umenya neza ko nimba uri umugabo gifite igisobanuro, kandi icyo gisobanuro kikagirana cyane n'icyubahiro n'uburyo abantu bakubaha. Waba uvuze cyangwa se utabavuze, waba wicaye cyangwa se utaba wicaye, kubaho kwawe ugiye wumva neza ko byose bifite igisobanuro n'uburyo abantu bagufata. Kugaragara nkaho uteye ko aho uri bari buze kuba baguha agaciro, nabyo ubwabyo biri buze kuba byagutesha ku gaciro urimo urashaka. Niba ushaka ko umugore agukunda rero, banza wige kumenya ko wageze ahantu, nanone aho wagize utume bakumva ndetse banamenya ko wahageze. Ikindi kintu cya kane cyangwa se izindi ntege nkeya za kane ku bagore, buriya abagore ntabwo bajya babasha kuba baresista ku mugabo udashaka kuba yabirukaho. Ni cya gihe umugore akwishinzaho cyangwa se ukabona umugabo arimo araguha attention azi kuri buze kuba wasara, ugahita wigendera ukamwereka ko utanamwitayeho. Intege nkeya buriya abagore bose bigiramo ni hidden emotional reaction. Abagore bumva neza ko uba ugomba kureactinga ku marangamutima yabo, ariko nanone kureactinga kw'ayo marangamutima bikaba ari inzira ituma bagusuzugura mu gihe uri umugabo. Rero iyo babonye umuntu utabikoze, kuko benshi bagwa mu uwo mutego, birabashokinga cyane. Ni psychological cyane yoroshye. Buriya abantu baha agaciro ibyo bafitiye ubwoba bwo kuba bahomba. Nawe uzarebe nimba abantu bose bagusarira bazi ko uri umuntu wa danje, ariko ukabona hari umuntu uri aho ngaho ibyo bidafasheho bagusarire ko njye ntabwo mbirimo, ukabona rwose ntanashaka kumva ibyo ngibyo ko bagusariye. Uwo muntu wibaza, usigara mu mutwe wawe bikurya. Abandi bose bagusariye nubwo baba bari igihumbi, hakabonekamo umuntu umwe, uwo muntu umwe akomeza kuba ari mu mutwe wawe kuruta babandi igihumbi. Abagabo benshi rero bakora ibitandukanye n'ibyo ngibyo, kuko umugore iyo yinjiye ahantu cyangwa se umukobwa mwiza yakwegereye, hari igihe wumva ubwenge bugurutse ukibagiza indangagaciro zawe z'uko uri umugabo. Abagabo benshi iyo bagize amahirwe umugore akabegera cyangwa se akabajya hafi, batangira kumwirukaho, bamusaba urukundo, bagatangira nyine gusabiriza. Come on. Rero iyo utangiye gukora ibyo bintu, umugore ahita abona neza ko umukeneye cyane kuruta uko we agukeneye. Nubwo yaba agukeneye ikintu, ahita yumva neza kimukeneye, ariko akeneye cyane kuruta uko mfite ibyo mukeneyeho. Nicyo kintu ahita yikuzamo rero cyo kugukoresha cyane mu nyungu ze bwite. Umugore rero iyo yaje azi kuri buze ko wamusarira, agasanga tipe wacu ntabwo ajya akangwa n'ibyo ngibyo, uba umuhaye igisubizo cyihuse utanavuze. uba umubwiye ati, njyewe mfite amahitamo y'abandi bagore beza cyane banakurenze, rero kuza unyirataho gutyo ndabona wanabuze icyo ukora. uzaba mpura nabo nubwo bataba bahari. Ni ibyo byifuzo cyangwa se niyo mitekerereze uwo mugore ahita agira, yibaza ati, uno mugabo utansariye kandi abandi bansarira, niki kintu yifitemo ntazi, cyangwa se niki kintu afite kirenze icy'abandi bagabo. Mbega nyine uwo mugore ahita abona neza ko agaciro kawe katari buze kuba kashingira kuba ari buze kuba yaba ari hafi yawe, cyangwa se kuba abantu bari buze kuba bamubonana nawe. Ahita abona neza ko ufite akandi gaciro. Rimwe na rimwe akibaza ati, ese nsa nabi? Niki kintu gitumye nyine yigendera atanampaye umwanya cyangwa se ngo ansarire nk'uko abandi bansariye. Ahita abona neza ko nyine hari ibindi byinshi cyane binarenze kuba we ahari. Iyo mitekerereze rero y'abagore babonye umugabo ubifite birabasaza. Tabibaza ati, uno muntu gute atansarira abandi bansarira? Niki kintu yishingikirije? Umugore agashiduka ariko kwirukaho aho kugira ngo mwirukeho. Buriya umugore uzi neza ko umugabo bishoboka cyane ko yigendera mu gihe yerekanye neza ko atamwitayeho cyangwa se agerageje kuba yamusuzugura, akabona ko umugabo atazigera atoleretingira amakosa yiwe, uwo mugore yitondera uwo mugabo cyane, aranirinda kuruta wa wundi umwereka ko byose ari munange. Icyo umugore avuze rwose ari itegeko kuri we. Ni ibintu azakura nawe ubwo atabizi, azajya asanga arimo araguha icyubahiro kurenza n'abandi rwose. Rimwe na rimwe bakurusha amafaranga cyangwa se banakora ibindi, ariko babandi kubera ko batiyubaha, ibyo nabyo ubwabyo bigatuma yumva neza ko ubwo bafite amafaranga ko nta kwiyubaha. Aguha agaciro bigendeye kuki? Kuko nawe wihaye agaciro.
uzi ibyo ukwiye, uzi ko neza amarangamutima yawe agomba kugenda mu buryo ubishakamo. Ibi ntabwo ari ukugira ngo umanipira abagore bakwirukankeho, ahubwo ni ikintu kivuze ngo ni self respect, kwiyubaha. Itegeko hano riroroshye cyane, no kumva neza ko bishoboka ko wagenda ukava aho ngaho, kandi ukumva neza ko utagomba kwiruka ku bantu abo ari bo bose ngo nuko hari icyo ubona nyine barimo barakwereka cyatuma ubirukaho. Ikintu cya gatanu buriya cy'ingenzi cyane rero abagabo benshi mutagira, umugore wese iyo ava akagira akunda wa mugabo ufite mission yiwe. Mu yandi magambo, umugabo ugenzwa na kamwe. Wari wajya gukora ikintu ahantu ukabona umugore mwiza cyangwa se umukobwa mwiza aho ngaho, ugasara ugasizora, ukumva neza ko ari uwo muntu nyine ufite kuba wakora ibishoboka byose kugira kubona neza ujyane nimero nyine umwereke ko wamusariye. Umugore iyo akubonye gutyo, icyo gihe rwose iyo abona umeze gutyo itabona saka kantu akanaguca amazi cyane. Ariko iyo uri umugabo uzi mission yawe, ugakora ibyo ugomba kuba wakora, ukabikora uburyo bikwiye, nanone ntumwereke ko wamusariye, ukamwereka ko hari mission ikuzanya aho kandi ugomba kuyuzuza, warangiza ukigendera nta kindi kibahuza, icyo gihe nanone yigiramo ibibazo byinshi. Uwo mugore ikintu ahita abona neza ko uri umugabo nyine. Iyo ushyize ikintu imbere, icyo kintu urwana nacyo mpaka kirangiye, ntabwo uzigera uvangirwa n'ibindi bintu ubona neza ko bitari ngombwa. Ari cyo kintu abagabo benshi bakunda kuba bakoramwo amakosa. Iyo umugore aje amaraso ahita ashyuha rwose, ibyo yari arimo akabyibagirwa. Iyo rero abonye wowe udashyushywa n'ibyo, ahita abona neza ko ahubwo wowe uri umuntu wa danger, umuntu ufite mission, ufite purpose. Bicreating ikintu bita discipline. Gira discipline mu buzima, ugire discipline mu bikorwa byawe, ugire discipline muri buri kimwe cyose uri buze kuba wabarizwamo. Haba hari karite ufite umugore atazigera yemera kuba yahara. Ikosa rero abagabo benshi bakunda kuba bakora ni ugufata abagore bakabagira misiyo zabo. Ugafata umugore ukamushyira hejuru ya buri kimwe cyose, kandi mu by'ukuri wenda uwo mugore nta nubwo ari byo ashaka. Erega ujye wibuka neza ko hari abantu badakunda kugirwa ibirenga. Impamvu nuko baba bazi neza ko nabo nyine ni abantu nk'abandi, wibashyira hejuru kandi babizi neza ko babeshya. Buriya hari ikintu kimwe abagabo batazi, ntabwo abagore baba bashaka kumva neza ko ari ibikomangoma cyangwa se ari abantu badanje. Oya, buriya umugore mwiza ushaka kugumana nawe ndetse mukabana neza, ugomba kumugira umwe mu bagize mission yawe, mbega ukamugira umufasha nyine kuruta uko umugira umwami cyangwa se umwamikazi mu buzima bwawe. Ntabwo umugore azishimira kubona uje ukamuha imodoka, ejo ukamuha indi, mbega nimba ari umugore muzima nyine uzi icyo bita kubaka urugo icyo ari cyo, cyangwa se uzi ikintu bita kubaho ubuzima bufite intego, azishimira ko ya modoka yiwe agiye kuba yagura cyangwa se ugiye kuba wamugurira yigizemo uruhare, utaje ngo ubimuhe. Kubera ko buriya umugore yumvishe neza ko ari mwiza, ari umunyambaraga, yumva neza ko ubwo bwiza buzamutunga, ariko ntatekereza ati ese ubu bwiza nibugenda bizagenda gute. Rero nimba ari mwiza afite n'umutwe, akaba abona neza ko witeguriye kuba wamwereka inzira za nyazo zo kubona ibintu kuruta ukuza ubimupfumbatiza atazi uburyo byakorewe. Nimba ari umugore muzima, mbisubiremo, azishimira uzamwigisha ibyo kuruta wundi ubimupfumbatisha. Ikintu cya gatandatu rero cy'ingenzi nanone buriya cy'intege nkeya z'abagore, abagore bakunda wa mugabo uri open, ubabwira byose, ariko nanone akamenya hagarukira. Wa mugabo uzi gukontorora amarangamutima, uzi gukontorora amagambo ye, uzi gukontorora ibyo avuga, uzi gukontorora buri kimwe cyose kimwerekeyeho. Amakosa rero abagabo bakora ni ukumva neza ko abagore bakeneye neza ko bazajya bahora bari emotional, mbega ari abantu bari aho batifatira imyanzuro, icyo umugore avuze akaba ari itegeko. Mbega nyine akumva neza ko kugendera mu kwaha k'umugore cyangwa se kumubwira buri cyose ari byo bintu bituma mukunda. Kandi mu by'ukuri nyine ushobora kumva ko ari byiza, nawe akabona ko ari byiza, ariko abizi cyangwa se atabizi, ubizi cyangwa se atabizi, tangira kugutera agaciro. Icyo baba bashaka ni kimwe buriya abagore, ni ukubereka ko uri umuntu ufite amarangamutima, ariko amarangamutima yawe atazigera gukontorora, amarangamutima yawe atazigera kubuza gukora ibyo ukwiye kuba wakora. Ukamwereka ko nakora ikosa ridakwiye cyangwa se nakora ibintu bibi azabihanirwa, kandi ingaruka zizajya ku mutwe we, akaba abizi, apana kubaho yumva neza ko amakosa yose yakora azayababarirwa. Abo bantu babiri baratandukanye, kuko umwe azakora amakosa anabizi kuko azavuga ati nubwo nayakora arambabarira, ariko undi nakora amakosa aravuga ati oya, ndabizi neza ko iyo nkoze amakosa agomba kuba nayaryozwa, bimurinde gukora ayo makosa. Ikintu cya karindwi nanone ukeneye kuba wamenya, buriya abagore uburyo baremye ku buryo bazajya batestinga imbaraga zawe, ubizi cyangwa se utabizi, ubishaka cyangwa se utabishaka. Abagabo benshi disi ntabwo baba babizi, n'abagore nabo ntabwo baba babizi, ariko abagore baremye ku buryo bazajya bahora iteka ryose bahoza umugabo we mu isuzuma, mbega uhora uri mu isuzuma. Abagore bigiramo ikintu cyo kwibaza ati ese uno mugabo koko arakomeye mu mitekerereze, yanabibona ko ukomeye igihe cyagera akibaza ati se bundi aracyakomeye muri ya mitekerereze namukundiye mura. Icyo kibazo nyine kigahora iteka ryose kiri mu mutwe wabo.
hano ko icyo kibazo gihora kiri mu mutwe wabo niko usanga barimo barakora nyine utuntu babizi cyangwa se batabizi bavuga ati yaba umeze utya wagakwiye kuba ubigenza gutya. Mbega ni ibintu bibarimo nyine kandi bibahorana, ibitekerezo byawe bakabicalenjinga, ibikorwa byawe bakabicalenjinga kugira ngo barebe ko utazasazwa n'ibyo bihe barimo barakunyuzamo. Aha ni hahandi ubona umugore muri kumwe neza cyangwa se mumeranye neza ariko ukabona yakoze utuntu tw'amafuti utatekereza ko yakora, kandi utwo tuntu turi buze ko twagusembura kugira ngo arebe nyine ko byibuze ukiri wa muntu azi. Buriya rero iyo utsinzwe iyo teste agatangira kubona neza ko usigaye uri umugabo ugira reactive, mbega amarangamutima yawe asigaye agukontorora, atangira kuba yakurira ikintu bita respect, ntabwo aba akikubaha nka mbere. Ntuzajya ubona umugore arimo arakwishituza cyangwa se arimo arakwegeza ku ruhande, ntukajya ugerageza kumwirukankaho cyangwa se ngo umucesinge. Oya, bigenze nk'uko wabigenje mbere kugira ngo umutsindire, n'ubundi bizakora cyane rwose, ibyo ndabikwijeje. Iyo rero ubashije kuba wapasinga iyo teste cyangwa se iyo teste uyitsinze, uba wa mugabo wa mugore atazigera asimbuza ngo bimukundire. Ikintu cya 8 ni ukugira confidence mu gihe ibintu bitarimo biragenda neza cyangwa se mu gihe ibintu birimo biranga, mu gihe abantu barimo barakwanga, ukagira confidence mw'ibyo bihe. Abagabo benshi y'abagore babanze cyangwa se abakobwa babanze, hari igihe bita biba nyine ikintu cyo kwerekana neza ko bacitse intege byo kurambarara, mbega no gusalendinga ukemera amakosa. Ariko wa wundi banze ntasalendinge, uwo nguwo nanone biza kurangira ahubwo ari ukunzwe cyane. Abagore rero baba abanyantege nkeya cyane iyo umugabo ahandorinze rejection cyangwa se iyo umugabo amwanze, yamara kwanga uwo mugabo ukabona neza ko uwo mugabo ahubwo nta nicyo bimutwaye, ukabona ya n'ubundi mbikoze, akabona nyine nkaho wari ubikoze wikinira, ukabona nunda mwanze, ntabwo aje kunsabiriza, ntabwo anyinginze, uno muntu ubundi ni gatiki kabiragana, ubundi uyu vipi ziwe. Icyo kintu rero basore benshi barakinanirwa. Iyo umugore akwanze rero ahubwo ukabona nkaho bigiye kuba byaba imikino, ukabona nkaho nyine umugabo akomeje kubaho ubuzima bwe, ntagihindutse, nta shoka agize, uwo mugore bisigara ubwe mu mutwe bimurya. Waba uzi impamvu abagabo bakunda kuba bakanga guterwa indobo? No kubera ko batekereza ko nta yandi mahitamo bafite. Ariko umugore iyo abona neza ko ufite andi mahitamo, icyo gihe ahita yibaza neza uno muntu vipi, mbega bikamucanga cyane. Abagabo rero bafite confidence ntabwo bita ku ibyo bintu, kuko baba bazi neza ko bafite agaciro karenza k'uwo mukobwa. Kuba kwanze biramureba, wenda ntabona agaciro kawe, ariko kuba atakabona ntibivuze neza ko utagafite. Ni igihombo cyiwe, reka nigendere nkora ibyanjye niturije. Iyo umugore akwanze rero ntumwinginge cyangwa se ntusabirize, ugakomeza ubuzima bwawe nkaho nta n'icyabayeho, ahita yumva cyangwa se uburema ikintu cyo kuvuga ati ni wowe uhombye si njyewe. Ntunamwereke ko ukimwitayeho cyane. Wa mugore atangira kwibaza ati ese koko si impombye? Umugore nakwanga uzisekere cyangwa se ukubita akamwenyu nkaho ntacyo bigutwaye, umubwira ati okay sawa wigendere, ntunavuga amagambo menshi rwose. Urufunguzo rw'ibi ngibi ni ukutareka kuba wakwanga ngo bize kuba byamanura status yawe cyangwa se uburiwe. Ikintu cya 9 cyangwa se intege nkeya za 9 z'abagore. Abagore buriya bakunda kuba bakiruka ku bagabo batabasha kuba basoma ibitekerezo byabo. Umugore rero buriya uruzi uburyo umugabo yitwara, icyo gihe amatsiko ahita ashira, ahita yumva neza ko uriya ndamuzi, nimba bigeze iki gihe ameze utya, ugasanga nyine byose byawe warabizi. Ariko naba atabizi, amatsiko azajya ahora ari yose, yumve neza ko akeneye kumenya ibyawe. Nawe ntuzabimwereke, kuko nubimwereka byose nibwo agaciro kawe nako kazaba karangiye. Ntuzabe wa mugabo bandikira ngo ahita asubiza ako kanya, ntuzabe wa mugabo woroshye nyine kuba batsindira attention yiwe. Ujye uba umugabo ugoye cyane kuba wasomwa. Ntuzigire na rimwe uba wa mugabo umeze nk'igitabo gifunguye, kubera ko umugore natangira kuba yamenya icyo ugiye kuba wakurikizaho, icyo gihe bizaba birangiye, nta kindi azaba agigukeneyeho. Ikintu cya 10 noneho gikombinye byose nakubwiye, ni umugabo uzi gukontorora ibyifuzo byiwe. Ibyifuzo by'umugabo ntibimukontorora, ahubwo akaba ari uri buze kuba wakontorora ibyifuzo bye. Izo ni intege nkeya y'abagore bose bahura nazo. Umugore wese ubana n'umugabo uzi gukontorora ibyifuzo byiwe, uwo mugore biramugora cyane pe, mbega nizo ntege nkeya. Aba yumva neza ko uwo mugabo agoye cyane kuba yamenywa, kandi koko niko bimeze, kuko umugabo uzi gukontorora ibyifuzo bye, umugabo ntacyo wamushoboza. Waba uzi impamvu abagabo benshi bagwa mu mitego? Nuko bataba bazi gukontorora nyine irari ryabo, ibyifuzo byabo. Ariko iyo ubizi, icyo gihe nta mutego wapfa kuba wagwamo. Abagore rero icyo gihe uba uri intege nkeya zabo. Abagabo benshi rwose ntabwo ari ibanga, irari nicyo kintu gituma benshi bakora ibyo bakwiye kuba bakora, byiza cyangwa se bibi. Bagakora ibintu biri mu nyungu zabo cyangwa se biri mu nyungu z'abandi. Ariko iryo rari iyo wamaze kurikontorora, icyo gihe uba wabaye ikindi kiremwa gishyashya. Icyo gihe nibwo uba wavutse ubundi bushya, ikindi gihe barakubeshya. Irari warikontorora ukarimenya neza, uri umugabo, icyo gihe rwose nta banga ririmo, uba uri icyaremwe gishya. Abagabo bose bafite imbaraga niba abandi bakontorora ibyifuzo byabo, niba abandi ibyifuzo bikontorora. Uzi ikintu gisekeje kandi gitangaje buriya,
umunsi cyangwa se igihe wahagaritse kwirukanka ku bagore, icyo gihe wabihagarikiye nibwo abagore bazatangira kukwirukankaho, ndakurahiye.